Muraho neza ubworozi bw'amatungo magufi cyane cyane ingurube, abifuza kwinjira mu mwuga w'amatungo magufi cyane cyane ingurube, bahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi ku wa kane ku itariki 22 z'ukwezi kwa munani 2024. Njye ubavugisha nitwa Uwimana Patricie, abandi umwe mu borozi b'amatungo magufi bororera mu karere ka Rutsiro, umurenge wa Rusebeya, akagari ka Ngeri, mu gihugu wa Maringo. Turi mu kiganiro cyerekeranye n'imirire y'ingurube, ubworozi bw'ingurube. Turi mu gice cyitwa imirire y'ingurube, igice twatangiye mu kwezi kwa gatandatu, kikaba kigizwe n'ibyiciro byinshi bitandukanye. Uyu munsi turaganira ku byerekeranye no kugaburira ingurube nta bipimo. Twinjire ku ngaruka mbi ko twabonye mu kiganiro kibanziriza iki, akamaro ko kugaburira ingurube mu kajagari, tuziha ibiryo kuko tubonye izo ubwazo zikagena ingano uko zirya na kandi ingano zirya. Twabonye ko utwana dushobora gukura vuba, twabonye ko ingurube zitagira stress n'ibindi. Abakora kuri icyo kiganiro nabagira inama ko mubona umwanya muzasubira inyuma mukakireba, hanyuma bashyashya mwibuke kwiyandikisha kandi no kuri aka kazogera. Uyu munsi rero reka turebe ibyerekeranye n'ingaruka mbi, ibibi byo kugaburira ingurube mu kajagari. Abanga batubwira ko ingurube zishobora kwiyongera, zishobora kurya ibiryo birenze, kuba ibiryo niba ingurube wenda yo mu cyiciro kimwe cy'uko twabibonye mu biganiro byashize, ingurube mu cyiciro kimwe yagombye kurya ikiro kimwe ku munsi. Icyo gihe kubera ko uzigaburira mu buryo nta bipimo, igifu kigenda kiyongera, hagombaga kujya ikiro kimwe, hakaba harya ibiro 2, hajya ibiro 3, kuko nyine ingurube irarya pe. Uko kurya gutyo rero bishobora gutuma umworozi akoresha amafaranga menshi, kuko amafaranga aba agenda kuri ibyo biribwa, biba byahawe ingurube muri ubwo buryo. Nk'urugero, niba wenda nkatwe Rusebeya tworora ingurube, tukaba ingurube yo mu giciro wenda igiciro bitari byakura cyane, ingurube ziri hasi, wenda ingurube irarya pig starter. Iyo pig starter ikiro kimwe kikaba kigira Rusebeya kiri ku mafaranga 600. Niba ingurube yacu agomba kurya ikiro kimwe mu giciro ya kinyamwuga, twaba dutangiye kuyishyira muri ubu buryo nyine ko kugaburira ingurube nta bipimo, ugasanga iri ibiro 2, ibiro 3. Icyo gihe 600 yakwiye ibiro 2, yakwiye ibiro 3, yakwiye ibiro 4. Mwasanga ko umworozi ashobora gutanga amafaranga menshi cyane ku biryo aramutse ahisemo kugaburira ingurube ze gutyo. Hanyuma ingurube zishobora kugira indwara zikomoka ku kubyibuha. Ingaruka zo kubyibuha, kumwe n'abantu babyibushye cyane bagira rimwe na rimwe ibibazo by'imitima, abagira ibibazo by'ubuhumekero, abagira indwara wenda za diabetes, n'ingorane z'ibigero diabetes ntabyo nzi, ariko ibyo nasomye mu byo naganiyeho aborozi bamwe, abantu ba Denmark, nuko ingurube ishobora kugira ibinure byinshi ku mutima bikabiviramo kurwara igapfa. Ikindi, ingurube ifite ibinure byinshi cyane cyane igenewe gutanga icyororo, ishobora kugira ikibazo mu gihe cyo kubyara, bigasaba ko bayibaga. Hano mu bihugu byateye imbere, mu gihugu cya Denmark niho bashobora kuyikora cesarienne. Ariko se wenda nkatwe tubwo twaba mu Rutsiro, Rusebeya cyane, Rusebeya ingurube yacu iramutse iriye muri ubwo buryo ikabyibuha cyane, ikaba ari ingurube igiye kubyara, tugahamagara veterineri. Ese veterineri afite ibikoresho byose byamufasha kubaga iyi ngurube. Batubwira kandi, abakoze ubushakashatsi batubwira ko ingurube, bimwe mu ngaruka zo kuyiha ibiryo muri ubwo buryo, irasezagura. Ushobora gupfusha ubusa ibiryo, kuko niba wihaye ibiryo mu kiraro cyayo bikaba birimo amasaha 24 ishobora kugira ibyirya igahaga, ibindi ikabipfusha ubusa, ikabikiramo, ikabinyanyagiza. Hanyuma batubwira ko bigoye ku mworozi kumenya niba ingurube ye yariye ibiryo yuzuye koko. Ushobora kuzana ibiryo mu ibasi ugashyira hariya, wenda byinshi byuzuyemo ibitera imbaraga, ugasanga ibyo bafungurira bike,
cyangwa se ugasanga yariye byinshi birinda indwara, ugasanga itera imbaraga ni bike. Icyo gihe rwose biragoye cyane kugira ngo umenye niba ingurube yawe irya indyo yuzuye n'ubwo wenda wabona ibyibushye cyane. Hanyuma nk'uko tubizi, bamwe babizi cyane cyane Abanyafurika, mu buryo dusanzwe tworora ingurube, kugaburira ingurube nta bipimo mu buryo tumenyereye, mu buryo bukorwa n'abantu benshi cyane. Kereka muri iki gihe bamwe badukangurira korora kinyamwuga, waba uri mu Burundi, uri mu Rwanda, uri mu Bugande, uri Kongo, aho waba uri hose, ibihugu byinshi bikangurira aborozi babo korora kinyamwuga. Hano Denmark ho ni ubworozi babutangiye kera cyane, ku buryo hari aborora kinyamwuga ariko bagamije isoko ryo mu mahanga. Rero ibi ntabwo umuntu bitindaho, ubwo nibwo buryo aborozi benshi bakunda gukoresha. Hanyuma nk'uko twabibonye nyine mu kiganiro cya mbere, twabonye ko ubwo buryo nyine aborozi benshi bakunda gukoresha, cyane cyane borora nyine mu buryo classique, mu buryo busanzwe, bifasha utwana tw'ingurube gukura vuba vuba, bakatugurisha, bagashaka kubona minerivare z'abana, bagashaka kwishyura mituweli, bagashaka kugura imyenda, bagashaka kwikura mu bukene vuba vuba. Hanyuma byongera n'imibereho myiza y'ingurube. Imibereho myiza y'ingurube, kubera ko ingurube nk'uko twabonye mu kiganiro cya mbere, twabonye ko iyo ukora buryo dukoresha turi kuzigaburira kinyamwuga, zirasakuza, zikagira stress, ishobora kurwana, ishobora kurumana, kubera ko ziba ziri gucuranwa nyine n'igihe cyo kurya, ziba zisakuza. Ubusakuza rero bishobora kuzitera stress, ariko ahangaha twabonye ko mu busanzwe, mu buryo abenshi bazi, aborozi bazi ko ingurube zigaburiye muri ubu buryo zishobora kutagira stress, ingurube zabo zikagira imibereho myiza, ni mu busanzwe. Hanyuma ikindi, kugaburira ingurube muri ubu buryo batagira ibipimo, uburyo bw'akajagari, ntabwo bisaba kugira abakozi benshi b'inyongera. Tuvuge wenda nkatwe uko tworora, tugira abakozi bahembwa buri kwezi, abakozi bakora kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, abakozi baba bazi ngo turagabura ryari, mu gitondo ni ryari, saa sita ni ryari, nimugoroba ni ryari. Tuba dufite ingurube ziri mu byiciro bitandukanye, hari izirya 3 ku munsi, izirya 2 ku munsi. Kwa kundi gupima ibiro, murumva ko bikenera abantu barenze umwe. Umworozi we wahisemo gushyira ibiryo bihagije mu kiraro cy'ingurube, amasaha 24 bikaba birimo, ntabwo akenera rwose abakozi benshi barenga. Murumva ko icyo gihe agabanya amafaranga yahembaga abakozi, ariko amafaranga akajya mu biryo byo guha. Hanyuma batubwira ko niba umuntu ahisemo kugaburira ingurube muri ubwo buryo, ushyira ibiryo byinshi bihagije mu kiraro, ku buryo ingurube zibona igihe cyose, ingurube zikarya ibiro zishatse, ingano zishatse, ingano zikarya uko zishatse. Bisaba ko umworozi akurikirana iyo migaburire neza, kugira ngo nyine hatabaho isesagura. Hano Denmark niho ndajya nkomeza gutangaho urugero. Mu biganiro nagiye ntanga kera, hari hano Denmark uburyo borora ingurube nyine ni uburyo bwinshi cyane, ariko hari ubwo nashyira nko mu cyiciro cya mbere, kirimo aborozi babandi babugize umwuga, babandi borora ingurube na leta igashyira nk'amafaranga menshi cyane, bakaba bafite n'abakiriya, ndetse leta yagiye inafasha kugira ngo babone. Ugasanga ndibuka hano hari igihe higeze kuza uri mu Bushinwa, ubwo ni perezida, ubuzima bumera nk'ubuhagaze hano Denmark, ubundi ntibibaho. Ariko kubera yuko Ubushinwa bugura ingurube nyinshi hano Denmark, kuko ngo ayo masezerano izo ngurube zazarajya mu Bushinwa, hari ibigo ba rwiyemezamirimo cyangwa se amakoperative aba yemewe, aba yarahisemo korora kinyamwuga, akuzuza ibisabwa. Hakaba n'abandi borozi basanzwe borora ingurube ku buryo ekologike, ku buryo classique, ku buryo busanzwe, bakazura babungabunga ibidukikije,
akaba afite ahantu hameze nka famu, nka ferme ingurube zibamo, noneho zikaba zinarisha zikivuruguta mu byondo, ugasanga igice kimwe kiri hariya asutsemo imbuto, akaba aziti ahantu ingurube zanjye 10 ndashyiramo ibiro 5 wenda by'imbuto, nizo nizibirya ziraba zabonye ibyubaka ibirinda indwara bihagije, ndashyiramo wenda ibiro bingana gutya ibiro 10 by'ibigori, nizibirya ziraba zabonye ibyubaka umubiri bihagije, ndashyiramo bakaba babizi, atari ukuza kuvuga ngo ugasukamo ibiryo byuzuye ugasuka ibigori. Nubwo baba bahisemo ubwo buryo bwo kuziha ibiryo hari igihe cyose, ariko barabara bakaba bati ingurube zingana gutya gutya zagomba kurya ibiryo birimo intungamubiri zose. Hanyuma bisaba kwirinda gukoresha amafaranga menshi y'ikirenga, bisaba kugenzura ukavuga se amafaranga ndi gutanga ku biryo ndi guha ingurube azangarukira. Nubwo muri iyi minsi ibiryo bihenze, wayiha ikiro kimwe, wayiha ibiryo birahenze pe, ariko uramutse uhisemo kugaburira ingurube muri ubu buryo, kwibuka yuko rwose bishobora kugutwara amafaranga menshi cyane, ugasanga urimo urakorera kugaburira ingurube. Ni ukubanza ukabigenzura, ukareba niba izo ngurube zitarasesagura, ubundi ukareba niba zirarya intungamubiri zose, hanyuma ukareba niba amafaranga utanga kuri ibi biryo koko yagombye kubigendaho. Mwakoze rero kuba mwashoboye gukurikirana ikiganiro cy'uyu munsi, mwafashe umwanya wanyu mukagikurikirana. Ubutaha noneho tuzinjira mu kugaburira ingurube kinyamwuga, dukurikije ibipimo, dukurikije ibyiciro, turebe ibyiza, turebe ibyiza. Ni aho gutaha yari inkuru nziza.